Twongeye kubasuhuza abakunzi b'Umugano TV, uyu ni wa mwanya w'ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe. Uyu munsi tugiye gukomeza ku ngingo tumazeho igihe tuvuga ihereranye n'abapervers narcissistique cyangwa se abantu bafite ikibazo cyo kwikunda cyane, dushatse kubigenekereza mu Kinyarwanda, icyo ngicyo kigahinduka indwara ku buryo gituma kinabasunikira kugira ngo bakanagirira nabi bagenzi babo kugira ngo babashe bo kugera ku byo bifuza. Uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro gishishikaje cyane kandi nizera ko kiri bufashe buri wese ukurikirana Umugano TV, yaba ari umuvictime cyangwa se afite uwe wabaye victime cyangwa se n'uwashobora kuzafasha wahuye n'iki kibazo. Uyu munsi tugiye kureba ku ngingo ivuga ku gihe umupervers narcissistique ari we usabye umuvictime we gutandukana. Ahangaha tumaze iminsi tubivugaho, umupervers narcissistique akenshi ntakunda gutandukana, n'iyo umuvictime we avuze kuri iyo ngingo bihita biba bindi, ibintu bihindura isura, intambara zikavuka, induru zikavuga. None umupn igihe asabye umuvictime we gutandukana, ni irihe kosa umuvictime ashobora kwirinda gukora muri iyo mimerere? Hari igihe umuntu ufite iki kibazo cya narcissisme rwose afata umwanzuro wo gutandukana, ariko impamvu nyayo ntago ari yo buri wese hano ashobora gutekereza. Umupervers narcissistique ni umuntu navuga ngo ni bizarre. Akubwira ikintu kimwe inyuma afite ikindi. Uyu munsi rero tugiye kureba impamvu umupervers narcissistique ashobora kugusaba gutandukana, nuko ushobora wowe kubyitwaramo kugira ngo wirinde ko indi cycle ya manipulation igukorerwaho. Igihe rero umupervers narcissistique akubwiye ngo dutandukane, uri victime, bishobora kugutungura cyane kubera ko ni ikintu gitungurana, biza nk'ikimanuka, ntabwo uzi uko biza. Ushobora kugira ubwoba, ushobora kugira urujijo, ushobora kwibaza utese koko arashaka gutandukana cyangwa se ni ubundi buryo bwo kugira ngo yagitive control amfiteho. Uyu munsi ku Mugano TV izi ngingo nizo tugiye gusuzuma, turebe impamvu umupervers ishobora gusunikira umupervers narcissistique kugusaba gutandukana nawe, icyo bisobanura mu by'ukuri, n'uburyo ushobora kubyitwaramo udatakaje amahoro yawe ndetse n'agaciro kawe muri rusange. Mbere y'uko dukomeza ikiganiro cyacu rero, reka dutumikire n'abadutumye. Ni abafatanyabikorwa b'Umugano TV, ni publicité igaragaza publicité y'amahugurwa. Tumaze igihe dusobanura ku bintu, ku buryo bwo kwisobanukirwa, uburyo ushobora gutahura uwo uri we. Aya mahugurwa rero ni ayawe uramutse wifuza kwisobanukirwa, ushaka kumenya uwo uri we, ushaka gusobanukirwa identite yawe, kuko buriya umuntu aremwe mu buryo ari original, afite identite ye yihariye. Buri wese hari ibyo twita ADN. Buri muntu wese uko ufite ADN yawe yihariye, ni nako identite yawe yihariye, niko uri original wowe ubwawe. Nta wundi muntu ushobora
kuzabaho ari wowe ubwawe. Ariko hari igihe wisanga mu bintu, yaba ari imico, yaba ari imimerere, ibibazo wakuriyemo, usanga hari igihe nawe ubwawe utakibasha kumenya ngo ese ndinde, ibyo ndimo ni ibiki, ese icyerekezo cyanjye ni ikihe. Niba wifuza kwisobanukirwa, kongera kumenya identite yawe, kongera kumenya inzozi zawe no kuzikabya, ukamenya imbaraga wibitsemo ndetse n'ukuntu wazibyaza umusaruro, ndagushishikariza kugana ikigo cy'amahugurwa Life in Fullness, wivumbure kandi uhe ubuzima bwawe icyerekezo gikwiye. Ureke gukomeza kwizengurukaho utazi iyo uva n'iyo ugana. Aya mahugurwa rero ntabwo amara igihe kirekire, ni amahugurwa akorwa mu mezi 3, kandi ku bafite ibyo mukora mu mibyizi namwe mwatekerejweho, kuko aya mahugurwa akorwa muri wikendi, agakorwa amezi 3, kuwa gatandatu no ku cyumweru guhera saa 3 kugeza isaa 7 z'amanywa. Wifuza rero ibindi bisobanuro kuri aya mahugurwa, gusa twabibutsa ko kuri ubu ngubu arimo gukorerwa muri Kigali gusa, abari mu nkengero zabo n'abari Kigali, abantu babasha kuhagera byaborohera cyane. Mu ntara ntabwo baragera gukorerayo. Wifuza rero ubundi busobanuro burambuye, wabahamagara kuri nimero 0782 420 625, 0782 420 625. Ndayibandikira aho hejuru muri ekara kugira ngo muyibone. Tutaratinda rero, reka twigarukire mu kiganiro cyacu, tugiye kuvuga ku bihereranye n'ukuntu n'ikosa wakirinda gukora igihe umuperiveri wamaze kumenya ko umuntu muri kumwe ari umuperiveri narisisike. Tuzi ko adakunda gutandukana, n'iyo umuvigitime wabivuze bibyara izindi kawo, ariko si igihe we yafashe inisiyative akaza akakubwira ngo nshaka ko dutandukana. Abasunitswe n'iki kandi se wabyitwaramo ute? Kurikira iki kiganiro tugerane ku musozo, usobanukirwe impamvu zishobora kubimutera, usobanukirwe n'umutego ashobora kugutega, wirinde kuzawugwamo. Turahera ku mpamvu ishobora kumutera kugusaba gutandukana. Izi mpamvu zigabanyijemo ibice ugiye gukurikira. Akenshi umupiyeni ntasaba gutandukana kubera impamvu nziza. Hari impamvu ziba zihishe inyuma z'iki cyemezo akugejejeho. Impamvu ya mbere twavuga ni uko aba ashaka kugenzura amarangamutima yawe, kuyagiraho kontorore. Hari igihe ashaka kureba uko ushobora kubyitwaramo. Ashobora kugusaba gutandukana kugira ngo tubabare, ugire ikintu cy'ubwoba cyo kumutakaza, cyangwa utangire kumwinginga, utangire kumubaza ibitagenda neza, utangire kubaza ibitaragenze neza, ibyo wakosora. Ibi bihita bimufasha kumenya, kumva ko akibasha kugenzura emosiyo zawe. Ahita abona ko akigufiteho ampurize. Hari igihe abikubwira rero atari icyemezo yafashe mu by'ukuri, ahubwo ari ukugira ngo arebe uburyo ubyitwaramo, cyangwa mbese arebe ko akigufite, arebe ko ya ntuza ya ampurize akigufiteho, mbese ukirimo neza. Ni nka kwa kundi umuntu uba usinziriye akagushyira ikintu mu maso, imbere y'amaso, kugira ngo arebe ko usinziriye neza cyangwa se uri maso. Ni nk'ikigeragezo cyo kugira ngo arebe ko akigufiteho bwa bubasha yakubatseho. Ikindi cya kabiri ni ukugushyira mu rujijo. Tuzi yuko umupiyeni ari umuntu, nimvuga umupiyeni mujye mwumva ko ari umuntu
ufite periverisiyo narisisike. Periverisiyo narisisike akenshi mbura uko nyisobanura cyane mu kinyarwanda, niyo mpamvu twakoze videwo isobanura ano materime yose kugira ngo nukurikira ikiganiro ujye ubasha kumva ngo icyo dushatse kuvuga, kuko akenshi uba wumva ari byo bivugitse. Umuperiveri rero narisisike aba ashaka kugushyira mu rujijo. Uti gute? Twabonye ko umuperiveri narisisike ari umuntu ukunda akawo mu buzima bwe, mu mubano, aba ashaka nyine byacitse. Ni hahandi uzasanga ababanye nabo barabazi, uzasanga umubwira A akavuga Z, mbese ni wa muntu uba ushaka kukujagaraza muri make. Kubera rero gukunda akawo kwabo, nkunda kuvuga, hari akavidewo kajya gahitinga kavuga ngo I don't want peace, I want problem always. Sinshaka amahoro, mba nshaka ibibazo buri gihe. Umupiyeni rero aka kantu niwe kakurikirwaho. Uyu munsi ashobora kukubwira ngo ndashaka ko dutandukana, ejo mu gitondo akaza akakubwira ati ni wowe wanteye kuvuga ibi. Ahangaha rero ibi bintu aba arimo kukubwira bituma utangira kwibaza niba ikibazo ari wowe. Arimo aragutera urujijo muri wowe. Uyu munsi arakubwiye nshaka ko dutandukana, mu gihe ukibyibazaho ejo arakubwiye ati byose ni wowe ubitera, ni wowe watumye mbivuga kubera ibi n'ibi. Hano nshaka kukubaza ikibazo cy'amatsiko. Ese haba hari umuntu wigeze kukubwira ngo ashaka gutandukana nawe, haba mu mubano w'urushako cyangwa se mu mubano w'ubushuti cyangwa se w'urukundo muri rusange, cyangwa se tujya no mu kazi, no mu kazi bosi wawe azaza akubwira ati ndakwirukanye, ejo akubwire ngo nguma aho ngaho, mbese ibintu byo kugucangacanga. Hanyuma nyuma naza agaruke nk'aho nta cyabaye, nk'aho ubuzima bugomba gukomeza uko bisanzwe. Niba iki kintu cyarakubayeho, utubwire uko byakugendekeye cyangwa se uko byarangiye muri komenti, uduhe ubuhamya bwawe. Ikindi cya gatatu umupiyeni aba agambiriye ni ukugutera ubwoba bwo kumubura. Hari igihe umupiyeni abona ko wamaze kumusobanukirwa, wamaze kumenya ko ari umuperiveri narisisike. Ahangaha ahita atangira gushaka uburyo agutera ubwoba, kukwereka ko ashobora kugusiga, mbese nta importance ufite kuri we, ntago ukeneye, kukwereka ko akubuza ubuzima bwakomeza. Yes. Ibi rero bishobora gutuma ugerageza kumushimisha cyane kurushaho, mbese ukagerageza kwisiripasa ugakora n'ibyo utari usanzwe ukora kugira ngo ubashe gukomeza kumurotena muri relationship. Kandi nawe mu by'ukuri waramaze kumenya ko ari umuntu uri dysfunctionnel, ariko kubera cya kintu cy'ubwoba ni nko kukuzamurira adrenaline, akuzamurira imisemburo kugira ngo ureyajise. Akabazo rero k'amatsiko nakubaza, ese iyo umuntu agusabye gutandukana wowe ububona gute? Ubona ari iherezo ry'urukundo cyangwa hari igihe ubibonamo akantu gasa naho ari akantu kameze nka manipulation kugira ngo akurebe amenye uko utekereza? Muri komenti ni karibu, ibitekerezo byanyu birakenewe kugira ngo twigire hamwe. Iyindi mpamvu ya kane ishobora gutuma akubwira gutyo, swata bari gushaka indi suruse cyangwa uwo nakwita victime cyangwa se proie cyangwa se abafite indi target ku ruhande, cyangwa se icyo twakwita plan B. Ibi ngibi twabivuzeho. Akenshi umupiyeni ntago ajya atandukana, ntuzibeshye ngo utandukanye n'umupiyeni adafite indi plan B ku ruhande. Aba yarafashe igihe cyo kwitegura. Ahangaha kenshi bikorwa bitewe na ya puwe
tubanjirijeho mbere. Hari igihe aba yarabonye ko wamaze kumusobanukirwa, we muri we abizi ko isaha n'isaha ashobora kugira gute kugutakaza. Ikintu akora ni ugushaka plan B kugira ngo nimuramuka icyo kintu kibayeho azamenye ngo mfite iyindi suruse ingaburira, cyangwa se aba yaramaze kubona umuntu wujuje cyangwa wenda kuzuza ibyo akeneye nk'ibyo yakubonagaho. Aha rero ahangaha ni uko aba yabonye indi suruse d'attention, kuko twabonye ko umupiyeni iteka icyo akora ni ugukoresha abandi. Iyo yabonye rero ugusimbura, iyi nayo ishobora kuba impamvu yo kuza akakubwira ati nshaka ko dutandukana, kugira ngo ahindure iyindi abone iyindi option. Hari ikosa rero nababwiye ngitangira ugomba kwirinda gukora mu gihe umuperiveri narisisike akubwiye ngo ashaka ko mutandukana. Iyo umuperiveri narisisike agusabye gutandukana, hari abantu benshi bahita bamwinginga, ugasanga bari gusaba imbabazi, ugatangira ugasaba imbabazi nta n'icyo wakoze, cyangwa ugasanga uragerageza kumwereka ko ari umuntu uri très important mu buzima bwawe, ko udashobora kumubura, udashaka kumubura. Ariko ibi ngibi bishobora kongera imbaraga za manipulation. PN ashobora kubona ko akikugenzura, akigufiteho controle kurushaho, kuko twabonye hejuru mu bintu bimusunika ni uko aba ashaka kumenya ko akigufiteho emprise. Iri kosa rero iyo urikoze uba umugaragarije yuko akigufiteho controle totale. Hari ukuntu rero ushobora kwitwara kugira ngo wirinde kugwa muri iyi mitego yose y'umuperiveri narisisike. Ikintu cya mbere, fata akanya utekereze, wifate icyemezo ugifite emosiyo ziri forute ngo abikubwire uhite uhutiraho, nk'uko tubivuga mu Kinyarwanda, wihutiraho. Banza wihe igihe cyo gutekereza, amarangamutima abe poze, imisemburo yazamuye ibanze ibe poze, utekereze ukoresheje ubwenge bwawe. Banze wibaze ese uyu mubano mu by'ukuri uranyubaka? Mu busanzwe uyu mubano washingaga, cyangwa se n'ubusanzwe uno mubano ninjye wari uwutwaye ku bitugu njyenyine? Hari akantu njya nkunda kuvuga kenshi, ariko nzajya gasubiraho, uwo kababaza ubwo nyine ni akazi ke. Ariko njye nkunda kuvuga ngo hari imibano myinshi ibaho, ugasanga umwe yaba mu rushako yaba mu rukundo, mbese ugasanga ni nko gufosinga, ni nka relation de force. Ugasanga abantu bagomba kubana ari babiri, ariko ugasanga umuntu umwe niwe ufashe responsabilité zo gutwara uwo mubano ku bitugu bye, byarahetamye. Ugasanga niwe mugenzi we niba akoze ikosa niwe uri busabe imbabazi, niba mugenzi we akosheje niwe uri bufate iya mbere kujya gukemura ikibazo, niba iki cyabaye niwe wirukanka ngaho. Ugasanga umuntu yarahetamye, ugasanga yarashaje yarashangutse, undi ari aho ngaho yenjoyinga life. Ahangaha rero nicyo relationship ya PN imara ku buzima bw'umuvictime, niyo kwicira ubuzima ugatwara umubano ku rutugu rwawe, ari wowe uhora ushaka ko umubano macinga. Aha rero niba PN akubwiye ngo dutandukanye, banza ushyire ubwenge ku gihe, wibaze se mu by'ukuri ubundi uyu mubano wanyubakaga? Ese ubundi ari njyewe ufite amahitamo, ubundi nakora iki? Ese uyu mubano ni njyewe nkutwaye ku bitugu? Ikindi cya kabiri wakora ni ukureba amateka y'umubano. Ahangaha urumva ko bigusaba nyine cya gihe cyo gutekereza, noneho utangire ukora analize
y'umubano wanyu. Niba uyu mubano wuzuyemo manipulasiyo, ibintu nyine bidasobanutse, umuntu akuvana iburyo akagushyira ibumoso, akagushyira hejuru akagushyira hasi, twarabibonye uburyo manipulasiyo ikorwa na forume za manipulasiyo, ni ukuvuga uburyo bakoresha butandukanye bwa manipulasiyo, harimo na za gaslighting, umuntu agutera urujijo agakora ikosa akakubwira ko atari byo, wamubwira ikintu ati wapi ntabwo ari uku wabibonye si byo. Niba ubuzima bwawe ubayeho muri manipulasiyo, uhora muri gaslighting, uhora mu mubabaro udashira, udashobora mbese kumara amasaha angahe uri wa wundi uri we, umuntu ahora agucangacanga, utazi niba ujya wishima cyangwa uhora ubabaye, ahangaha icyo gihe gutandukana bishobora kuba amahirwe yo kugira ngo wongere wiyubake, wongere wiroturuve. Bivuze ngo niba bikubwiye, banza wicare utekereze, ufate umwanzuro udahubutse. Ikindi cya kabiri, utekereze ku mateka y'uwo mubano, urebe uwo mubano mubanyemo ubundi umeze uti, urebe niba savo vraiment la peine yo kugumamo. Ikindi cya gatatu ugomba gutekerezaho ni ukurinda agaciro kawe. Kwemerera umuntu kugenzura mu rukundo ntabwo ari ikintu gikwiye, kuko tuzi urukundo nyarwo rurangwa no kubahana, rukarangwa no kuguha umutekano, ntabwo rugushyira mu rujijo, ahubwo ubuze umubano urimo ubwoko bwawo, uba ufite sekirite, wumva nyine uri mu mubano nyawo. Niba rero umubano utaguha umutekano, umubano hatarimo kubahana, hatarimo ukuri, niba umuntu yakubwiye ati ndashaka gutandukana, ese wowe wahitamo kumurwanirira cyangwa ugomba kumurekura bitewe n'uko uri kubona ko nawe hari ibintu bitagendaga? Duha igitekerezo cyawe muri komenti. Muri make rero ikiganiro cyacu ni iki ngiki cyari kigambiriye kugeraho, ariko nka mesaje ikomeye naha umuntu wadukurikiye muri iki kiganiro, nakubwira ngo mu magambo make, hari igihe nugenzura neza umupiyeni nakubwira ngo ndashaka ko dutandukana, ukagenzura neza, uzasanga gutandukana bitari iherezo ry'ubuzima bwawe, ahubwo bishobora kukubera intangiriro yo kugira ngo wongere wisubize agaciro kawe watakaje muri icyo gihe cyose wamaze muri uwo mubano udafite icyo umaze. Njye niko nabivuga, kuko ni umubano uri togisike, ni umubano uri destructive, ugusenyagura ugasigara uri amatongo, niko navuga. Kuko iyo umuntu akunze by'ukuri nta terabwoba ashyiraho, ntakoresha manipulasiyo, ntakoresha kukujijisha ngo uhore utazi iyo uva n'iyo ujya. Urukundo nyarwo rutanga amahoro, ntabwo rutanga umunaniro wo mu bwenge, kumva uhora ujagaraye utazi iyo uva n'iyo ugana. N'aha rero dusoreje iyi videwo yacu, kandi ndizera ko iyi videwo yacu igufashije. Muri make twabonyemo ibintu bigeze muri bitatu. Twarebye impamvu zishobora gusunikira umuperiveri narisisike gufata umwanzuro wo gutana nawe. Hari igihe aba yawufashe nyabwo, hari n'igihe aba bitewe n'uko wamuvumbuye cyangwa se yabonye indi purani B igusimbura kuko wowe utakimugaburira. Mbese muri make we aba afite impamvu zigeze nko muri ebyiri. Aba ashaka kureba ampurize akigufiteho cyangwa se akigufiteho ububasha, cyangwa se yaba abonye ko watangiye kumuvaho kugira ngo yongere akugarure muri mudu
Ikindi rero ashobora no kuba yarabonye indi plan B yo kugira ngo uve mu buzima bwe. Ahangaha ashobora kubikubwira rwose ari seriye, kuko aba yarabonye utakimuha emosiyo ziri fo utagukeneyeho, akaba ashaka ko vurema umusohokera mu buzima. Ikosa rero utagomba gukora ni irihe? Ni iryo gutangira kwinginga, ugatangira guhendahenda, ugasaba n'imbabazi aho zidakwiye. Ahubwo tubona ko icyo ugomba gukora ari ukubanza gushyira ubwenge ku gihe, ntufate umwanzuro uhubutse, ukabanza gutekereza, ukanariza uwo mubano niba koko ukwiye kugira ngo koko winginge, kuko niba ari umubano wari utwaye ku bitugu n'ubundi wenyine, umubano uhora ugusenya, aho ngaho icyo gukora uzaba ukizi. Urebe amateka y'umubano, urebe uko mu by'ukuri mwari mubanyeho, niba ari umubano ushobora gukomeza. Umenye rero ko ugomba kurinda agaciro kawe, kandi ko gutandukana gusabye bishobora kukubera intangiriro yo kugira ngo wongere utangire ubundi buzima bushya, wongere wiyubake. Niba iyi video rero yagufashije ikagusaba gusobanukirwa byinshi ku mubano w'umunarisisike, sangiza iyi video kugira ngo n'abandi babashe kungukirwa, kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe ku Mugano TV kugira ngo dukomeze kuganira ku buzima bwo mu mutwe, tuganire ku mibanire yaba imyiza n'imibi, ndetse n'urugendo rwo gukira ibikomere. Ngaho rero murabeho, ndabakunda cyane. Mwari muri kumwe n'uw'ababyeyi Judith nk'ibisanzwe, naho akagaruka kandi ni ukuri ndabakunda cyane.